Turabashuhuje inshuti z'ikiganiro Menya Ukuri, tugeze ku wundi munsi dushimira Imana iba itugenera ifunguro rya buri munsi ry'ijambo ry'Imana ritunga ubugingo bwacu, kandi turashimira Imana yuko iturinze kandi tugikomeje kuyikorera, kandi namwe tubashimira yuko mujya mutega amatwi ijambo ry'Imana, kandi nzi neza yuko abagerageza kumva ijambo riba ryabwirijwe hari aho Imana ibakura, hari aho ibageza. Benshi nubwo batabitubwira, ariko nzi neza yuko ijambo iyo ryinjiye mu mutima w'umuntu hari ibintu rihindura. Uyu munsi tubonye irindi jambo Imana iduhaye riri mu Baheburayo igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere. Buri munsi rero iyo tubonye ijambo twasenze turibagezaho, kuko rirabanza natwe rikatugira icyo riduhinduramo cyangwa rikadufasha natwe tukabona uko turibabwiriza. Nk'uko bisanzwe ndi kumwe n'umuvugabutumwa Evangelist Goreti Muhongerwa, niwe ugiye kudufasha gusoma aho hantu kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Abaheburayo igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Avuga ngo, nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba ku bw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Aha hantu turahabona amagambo meza yashobora kuguhumuriza, yashobora kumpumuriza. Aya magambo yandikiwe Abaheburayo arimo amagambo meza ashobora nawe kugufasha uyu munsi wa none urimo guca mu bintu bitandukanye bishobora gutuma utarangiza urugendo rwawe. Umuntu iyo atangiye urugendo aba afite aho agana. Nta muntu utangira urugendo atazi iyo agana. Natwe rero iyo turi muri urugendo rw'agakiza, turi mu rugendo rwo gushaka Imana no kugira ngo tuyinezeze, tugenda duhura n'ibintu bituremerera byinshi cyane, ndetse n'ibyaha bibasha kutwizingiraho, ndetse tukaba dufite n'abahamya n'abantu batureba, bagenda bareba imico yacu, bagenda bareba imigendere yacu. Ariko abo bantu akenshi bashobora no kuvamo abantu baduca intege, bakavuga bati ibyo bintu mwinjiyemo ntaho bizabageza. Ariko icyo nkubwira muvandimwe wumva iki kiganiro ni uko urwo rugendo urimo uzarusohoza. Urwo rugendo urimo niwihangana uzarurangiza mu mahoro. Reka nkubwire, niba hari ikintu kibi ni ugutangira ikintu ntugisoze. Niba hari ikintu kibi ni ugutangira ikintu wagera ahantu umuntu akaguca intege ukabivamo. Niba hari ikintu kibi ni ukuba ari umuntu ukijijwe, wagera ahantu wahura n'ibigeragezo ukavuga uti ariko naribeshye reka mbivemo. Niba hari ikintu kibi ni ukuba warakiriye agakiza, igihe kikagera ugahura n'ibintu bikomeye cyane byo muri ubu buzima, ukavuga uti naribeshye reka ngewe mbivemo. Ariko hano haravuga ngo nubwo mugoswe n'igicucu cy'abahamya. Abo bahamya ni abantu baba bareba imigendere yacu, abo bahamya ni abantu ngo bareba imivugire yacu, bakavuga batari kuriya dukurikije ukuntu tumubona ashobora kuba yaraguye, udukurikije ukuntu tumubona yasubiye inyuma. Abo bantu nta kindi baba bashinzwe ni ukutugenzura, ni ukudukorera audit, ni ukudukorera evaluation, ni ukugenzura
ni nk'uko tuba tubona abantu bari mu mupira bakina umupira, hakabaho abandi bicaye mu ntebe babareba uko batera umupira. Natwe dufite abatugenzura umunsi ku wundi, yewe na Satani abatugenzura. Rero ngo muri ibyo bintu tuba turimo, muri uru rugendo turimo tuva ahantu tujya ahandi, dufite abantu batugenzura umunsi ku wundi. ngo ubwo bimeze bityo rero, ikintu dukwiriye gukora ni ukwiyambura ibintu bituremera. ni ibiki bituremera? ni amaganya y'isi, ni imibereho mibi y'iyi si, ni urwango rw'iyi si, ni ukumva abantu baguca intege bavuga ngo ibyo urimo waribeshye, ni igisuzuguriro umuntu aba afite. Ibyo bintu byose bikaremerera umutima. ni amagambo y'urucantege ava mu bana b'abantu akubwira ngo ibyo urimo ntabwo ukwiriye kubijyamo. Mbese ariko ibyo bintu icyo biba bigamije ni ukugira ngo unanirwe urugendo rwawe, ni ukugira ngo unanirwe kugera iyo utegekwa kugera, noneho ibyo bintu bikaguca intege. Ikindi gishobora kukubuza kugera iyo ujya, ngo ni icyaha kikwizingiraho vuba. Icyaha kikwizingiraho vuba ni wa mujinya wa vuba ukuva mu bitekerezo, ni rwa rwango ruguhoramo, ni ya mico yanze kukuvaho. Ibyo byose bigatuma unanirwa kugera iyo utegekwa. Ariko ijambo rigakomeza rikavuga riti kwihangana kandi ugatumbira Kristo Yesu ari we banze wo kwizera no gusoza kwabyo, nibyo byonyine byatuma ugera aho utegekwa. Muri iyi si hari ibibazo biteye ubwoba, muri iyi si hari indwara nk'izi ngizi turimo, n'ibi byorezo bya COVID-19 byiyongera umunsi ku wundi. Ibyo tubivuga buri munsi. Hari ubukene, wacuruzaga urimo guhomba, n'ubundi wari usanganywe ibibazo, n'ubundi wari usanzwe udafite akazi, n'ubundi wari usanzwe ufite ubukene, n'ubundi wari usanganywe agahinda ko mu mutima, n'ubundi wari usanzwe ufite ibyakubabaje. Ibyo byose bikakuremerera umutima. Muvandimwe, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo wihangane. Ihanganire ibyo bintu, utumbire Yesu Kristo, utumbire uwaguhamagaye, utumbire. uri umukozi w'Imana. Kubera ibibazo biri muri iyi si, umurimo ntugenda neza w'Imana wakoraga, wicike intege ngo ubivemo. Ibyo byose biremerera umutima. Icyo cyaha kikwizingiraho, gishaka gutuma gishaka kugira ngo kikubuze kugera aho ukwiriye kugera, mu izina rya Yesu ubyiyambure kandi icyo cyaha ukihane, noneho utumbire Kristo Yesu wenyine, niwe uzagushoboza. Urakoze Pastor, iri ni ijambo ryiza cyane riduhugurira kwiyamura ibituremerera byose. Kandi ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Abahamya ni abantu batuzengurutse, ni sosiyete turimo, baba bakeneye kutubonaho imbuto. Rero iyo tutiyambuye ibituremerera, ni hahandi tunanirwa kwera imbuto zidukwiye. Ariko iyo twiyambuye ibituremerera, tubasha kugenda uko Imana ishaka, tukabasha gukora iby'Imana idushakaho. Ibituremerera ni bya bindi biremereye imitima yacu, amaganya y'iyi si, urwango rw'abana b'abantu, ubuzima bw'iyi si nabwo buraturemerera. Ariko ibyo byose ngo tuba dukwiye kubyiyambura. Igihe ufite kuremererwa ntabwo ubasha gukora icyo Imana ishaka. Igihe ufite kuremererwa ntabwo ubasha no kugera ku ntego yawe. Ariko iyo wiyambuye ibikuremerera, uba ufite umutima usukuye, uba ufite umutima utunganiye Imana. Umutima wawe werekeza ku Mana, bya bindi byose ukabikubita hasi, ukabasha kugera aho utumbereye cyangwa ukabasha kugera ku ntego yawe. Ijambo ryatubwiye ngo dutumbire Yesu wenyine, ngo kuko ari we ngo banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo yashyizwe imbere. Rero Kristo Yesu wihanganye niwe ukwiye kutubera urugero, tukagera ikirenge mu cye,
nitugera ikirenge mu cya Kristo tukamufataho nk'icyitegererezo, nibwo natwe tuzabasha gutsinda, nibwo tuzabasha kugera aho dutegekwa, ni nabwo tuzabasha kuba abo Imana ishaka ko tubabo. Ariko nukura amaso kuri Kristo kandi ari we rugero rwawe, ntumurebereho ngo umwigane, uzakora ibihabanye n'ubushake bw'Imana. Uwiteka Imana idufashe cyane. Imana ikugirire neza. Ushobora kuba uri urubyiruko, ushobora kuba uri umusore, inkumi, ariko ukumva udashoboye kwihanganira ibikugerageza, ukibaza utari ku bundi ko imyaka injyanye, njyewe ibi bintu nabyihanganira gute? Yego, na Yesu yari urubyiruko, yatubereye urugero. Yari afite imyaka 33 nibwo yashoje misiyo ye yo kuri iyi si, ariko ibyo byiciro byose yabiciyemo nk'uko nawe urimo kubicamo. Nta gitangaza rero kiri aho ngaho cyatuma utihanganira uwo mubiri wawe ukugerageza. Wa mumama we ufite urugo, ntabwo bivuze yuko utakwihanganira uriya mugabo wawe ugukubita ijoro n'amanywa, ntabwo wabura kutihanganira ubukene bwo muri urwo rugo rwawe, ngo noneho igihe nikigera Imana ikugirire neza. Erega iyi Mana igirira neza wa muntu wihanganye, ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Niwihangana ibyo bintu bikugerageza, ukavuga uti sinzakora icyaha, nzihangana kugeza mbonye Imana ingiriye neza, ukihangana ukinjira mu masengesho, ukihangana nk'uko Hana yihanganye, ukihangana nk'uko Aburahamu yihanganye, ukihangana nk'uko abandi tuzi bakoze Imana bihanganye bo mu bihe byashize n'ibihe by'uyu munsi. Igihe kiragera Imana igasohoza umugambi wayo kuri wowe, kandi ikawusohoza udakozwe n'isoni. Tugiye gusoza, ariko ndakushishikariza muvandimwe utwumva, ijambo rimanutse rivuga ngo twihangane dutumbira Yesu, niwe banze ryo kwizera kwacu. Ntuve mu byizerwa ngo kuko wahuye n'ibintu biguhinyuza, ahubwo ibyo bintu biguhinyuza, ibyo bintu bisa nk'ibigeragezo, bitume winjira mu masengesho, bitume winjira mu kwizera Imana cyane. Noneho Yesu niwe uzagushoboza, akagukura muri icyo kintu urimo, akakugeza ku cyo ukwiriye kugeraho. Rero turimo gusoza, iri jambo rimanutse rivuga ngo wiyambure ibikuremerera byose, ibyo bintu bigutsikamiye bituma utarangiza urugendo, ubyiyambure. N'icyaha gishobora kukwizinya, ibyo byose ubyiyambure. Uwiteka Mana, nsengera uyu muntu wumvaga ubu butumwa mu izina rya Yesu. Iri jambo rimanutse ritubwira ngo twiyambure ibituremera n'icyaha gishobora kutwizingiraho. Uyu muvandimwe, uyu muntu wumvaga ubutumwa, umugirire neza kandi umuhe imbaraga zo kwihanganira ibimugerageza, kandi abone ineza yawe muri iki kigeragezo, kandi ukuboko kwawe kubane nawe. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Nitwa Pastor Nsengimana Sylvester. Telefoni zanjye ni 078863535996. Niba utarigeze ukora subscribe, uyikore kugira ngo ubutumwa bujye bukugeraho mu buryo bworoshye, kandi ubutumwa ujye ubusangiza bande kugira ngo ujye uba mu gufatanyabikorwa w'iki kiganiro. Kandi turi kumwe n'umuvugabutumwa nanone Evangelist Goreti, nawe reka abahe nomero ze abasezera. Nomero yanjye ni 0787324245. Uwiteka Imana ibagirire neza, duharanira kugera ikirenge mu cya Kristo, izina rya Yesu.